turagushimiye wowe wemeye kubana natwe, wowe wahisemo Imfura TV kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu gatanu ku kandi. Ndagushima cyane nimba waranakoze subscribe, n'ukuri ngushimiye noneho byimazeyo. Ni ya showbiz yacu rero, aho mba ndi kumwe namwe mu bahanzi bagiye batandukanye, mu makorali agiye atandukanye, mu bakinnyi b'amafilime agiye atandukanye, ndetse n'izindi stories zijyanye na entertainment mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse n'abarone ndabararitse, ndabakunda cyane, ndi kubona muri iyi minsi muri kugenda mubinkorera. Ikiganiro cyo nitubamenye, twinjiye muri ka Kigali, aho turi buze kuba turi kumwe na Vestine and Dorcas ndetse n'abandi bagomba kubafasha muri konseri yabo imeze neza cyane. Indi nkuru idasanzwe, kirabiranya yinjiye mu rusengero cyangwa se kirabiranya yinjiye muri kiriziya. Ubundi usanga tuzi ko kirabiranya yinjira mu nsina cyangwa se mu rutoki, ariko uyu munsi yinjiye muri kiriziya. Ibintu bidasanzwe cyane, twagiye muri ka Kigali. Aba ngira ngo nibwo bwa mbere bagiye kuba bamurika alubumu yabo ya mbere, Nahawe Ijambo. Ngira ngo Nahawe Ijambo ni indirimbo mwakunze muri benshi cyane, aho ubu ngubu imaze kugira ama menshi kabisa. Bwa mbere ngira ngo mwagiye mubona abantu bagiye batandukanye, bagenda bakunda abahanzi bagiye batandukanye, ba Dominique abo baragiye ntago turi kubabona, Theo bose bari gutrenga, n'ubu ngubu kabona ari kugenda kabisa biguru ntege. Tubona abahanzi benshi cyane, amakorali agiye atandukanye, twagiye tubona ba Tasetitus, abo ngabo barakubise kabisa, baratwika baragenda, ubu ngubu ntago tukibabona. Tubona abakobwa benshi cyane ba Esther, ba Geraldine bagiye baririmba, tubona benshi cyane mwagiye mwumva twanakundaga kera tukiri abana. Abo ngabo n'abantu tubana mu mateka cyangwa se ni bamwe mu bantu tuvuga ko bakanyujijeho. Ariko muri iyi minsi aba bana babiri bari kubaka ikintu gikomeye cyane, bari gukora hiti, bari gukora izina bishoboka ko itazigera izima cyangwa itazigera iva mu matwi y'abantu, kuko burya ni byiza iyo uririmba ufite umuco, iyo uririmba ufite wubaka igikundiro mu bantu, kandi ukubaka kuvugwa neza mu bantu. Ngira ngo mubibabonaho bari abana ko n'abana baririmba bambaye neza, n'abana baririmba ubona ko bafite urukundo, bakundana. Kubona abantu bavukana muri iyi minsi bakundana bagafashanya ni ikintu gikomeye cyane, gihambaye kitapfa kugaragara. Ni byinshi navuga kuri aba bakobwa bombi uko ari babiri, ariko byinshi murabyibonera. Twagiye rero ka Kigali, twinjiye muri ka Kigali, kuntu bizabyifasha cyangwa kuntu bizabimeze. Ngira ngo Irene n'umusaza yateguye show imeze neza cyane, aho aba bana bagiye gukora igitaramo bwa mbere na mbere kandi kimeze neza cyane. Twinjiye ka Kigali kugira ngo twitere story, tumenye byinshi cyane, tumenye n'uburyo aho hano tuzaba twahageze, tumenye n'uburyo tuzaba twahasesekaye, kandi tumenye n'ibyo dusabwa kugira ngo tuzabe twageze muri iyo konseri yabo. Ni kuwa gatandatu tariki ya 24 Ukuboza uku kwezi. Ngira ngo muri kubibona ko bimeze ukuntu kabisa muri ka Kigali, ibintu birashyushye kuri uyu munsi, itariki 24 Ukuboza uyu mwaka. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyane, hagiye kuba show idasanzwe. Benshi cyane mumenyere yuko konseri cyangwa se show za gospel musanga ibintu byose ari ubuntu. Ndagira ngo mbabwire ko habayeho impinduka muri gospel, habayeho impinduka. Ubu ngubu twaje kumenya ko abahanzi bo muri gospel bapesa amafaranga, kujya muri studio barishyura, kwamamaza barishyura, ikintu icyo cyose kugira ngo bira bihangano by'aba gospel bibagereho gisabwa amafaranga. Aba bana rero cyangwa se Empire ngira ngo bararebye bati ibi bintu kugira ngo duhenda abantu, ariko reka dushaka uburyo byatubyarira umusaruro, tuzashyigikirwe mu buryo bumwe na bumwe cyangwa se mu bundi buryo. Bahita bashyiraho ikintu kidasanzwe, kumva ngo muri ka Kigali VIP ni amafaranga 15,000, ahasanzwe hakishyurwa 10,000. Ninde subwo utazajyayo kujya gufata umugisha, kujya kwishakira ukurama cyangwa se ukubaho umuntu adapfa. Ndabizi nyine abantu badaheruka hahandi, cyangwa reka mbivuge badaheruka mu rusengero ntago bari bubyumve neza. Ariko abantu twizera muri Kristo burango ntabwo ibintu bijyanye no gupfa ntago tujya tunabitekereza, hazapfa umubiri, ariko abantu twe tuzabaho iteka ryose. Reka nanjye nishyiremo, buranda kijijwe.
Okay, twikomereze muri ka Kigali ngiye kubereka bamwe mu basani bazaba bari cyangwa se bamwe mu bahanzi bazaba bahari aho bazaba bari gufasha aba bakobwa kabisa cyangwa se aba bana bacu. Bazashyigikirwa n'abandi rero, bazaba bari kumwe n'itsinda rimwe rizwi kandi rikunzwe n'abantu benshi cyane cyangwa se n'imbaga nyamwinshi ku rwego rw'isi. Gisubizo Ministries ngira ngo nabo bazaba bahasesekayo, bazaba baje gushyigikira aba bana b'abakobwa dukunda cyane. Prosper Nkomezi ngira ngo muramuzi mu ndimbo zigiye zitandukanye, numwe mu basitari nanone dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo nawe azaba yahasesekaye aho tuzaba turi kubita umuziki cyangwa se turi kuramya Imana cyangwa se turi kwiyabonesha kugira ngo Imana iduhe umugisha ikomeze no kudusiga izindi mbaraga kubita abanzi bacu. Umva nanjye ngomba kugaragara mu bagaga muri VIP ngo ni amafaranga 25,000. Muri VIP nanjye ngomba kuzajyayo kabisa, nanjye nkarambya nkumva uburyo uriya mwambaro cyangwa se nanjye hari ahantu hambera cyangwa se nzakabye nigire kuri ariya meza y'abantu 6. Imyanya isanzwe ni amafaranga 10,000. Imyanya idasanzwe ni amafaranga 15,000. Aho ni muri VIP. Noneho ya myanya idasanzwe bisanzwe idasanzwe bidasanzwe, iyo myanya ni amafaranga 25,000. Noneho hakaza ya myanya irenze yameze abantu 6. Hari amafaranga kari danje 150,000. Noneho bazayima akantu ka champagne. Ntegereza nimba ari champagne zazi nizaba Bruce Melody, ahubwo nsanga ngo ni champagne ya indi dafunguye kuri ayo meza. Kumva ukuntu ibintu bimeze, umuriro watsero muri ka Kigali kuri itari. Tuve muri icyo gitaramo twikumbitse murikirizia, dore ko kiriziya muri iyi minsi nayo yakuyeho kirazira. Uyu munsi wa none rero ngiye kubagezaho inkuru imeze ukuntu kabisa mu buryo bugiye budasanzwe, aho kirabiranya yinjiye mu rusengero. Bivuga ngo kirabiranya yinjiye mu rusengero cyangwa muri kiriziya. Kiriziya yakuyeho kirazira. Bisobanuye iki rero? Kirabiranya dusanga tuzi ko yinjira mu nsina cyangwa mu rutoki. Uyu munsi rero kirabiranya yinjiye mu rusengero. Muri kugenda mubona amafoto agiye atandukanye cyangwa se muri kubona kuri screen zacu ahantu muri kubona umugabo cyangwa se umwe mu bagabo badasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda twemera nk'abastari, kandi nibyo. Nituvuga abastari ntuzanemo uyu mugabo uraba wibeshye. Ni umwe mu bastari dufite hano mu gihugu cyacu ndetse no hirya no hino hagiye hatandukanye. Ni icyamamare mukunda kandi muzi muri benshi cyane mu gusobanura amafilimi. Uyu rero nta wundi ni Rocky Kimomo cyangwa se cya kirabiranya cya kinini ababwiraga nyine kinjiye muri kiriziya. Uyu mugabo agize gutya afata umwe mu basani be cyangwa se mu bapape we uwo dusanga tuzi nka Gadafe. Baratwinjira koko bahita binjira muri Saint Paul Kicukiro. Ahantu bagiye bajya muri korale ngira ngo Irene ngira muri kubona ko nawe ariyo iriya nirogoye. Aragenda dufatira amakuru mu buryo budasanzwe. Aba batipe bari kuripetana na korali. Ese byaba ari byo bagiye muri korali? Ni ka gatwiko bimeze gute? Ariko nge nabyirebeye mbona Rocky ndeba n'uwo mupape we, ndeba uburyo bari kuririmba mbona harimo ikinyuranyo na korali kabisa. Birasabwa ko bo habwa repetition kwabo kugira ngo bige indirimbo bazayimenya, one kuzaza guhagararana na korali kugira ngo barepetane amashusho tubone kuyafata. Ni ibintu bidasanzwe rero kabisa kumva ngo Rocky yinjiye muri kiriziya aragenda repetana na korali. Rocky arinjirira kabisa bati nanjye ngomba kujya mu baririmbyi. Biragaragara ko nawe ari kugenda yo bukayanzira. Rocky birashoboka ko ntazongera kubona hantu mu bunge. Ariko wanasoma gake ugakomeza kuko ndabona ahantu winjiriye n'ubusanzwe ntabwo bakabya. Ariko wowe nawe ugabanye gukabya nyine kugira ngo tugume tukubone muri uwo murongo. So niya showbiz yacu rero muri tubamenye cyangwa se ikiganiro cyacu tubamenye, aho mba ndi kumwe n'abasani bagiye batandukanye ndetse na stories ziye zimeze neza cyane mbagezaho amakuru akantu ku kandi. Kora subscribe, kora share, comment kugira ngo tukomeza twibanire umunsi ku wundi. Ngene twasibomana na Tori Peace aha hari kumfura TV wari wahageze. Mani ndakwemera cyane kabisa, ndagukunda kwemera kubana natwe ndetse no kurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mubona ko filime zikugera ziza manuka aho hasi urabona abamotari bari kunigana kabisa. Agafilime kameze neza cyane turaza kubagezaho n'utundi twishi. Apana zazi ni mwabonye hasi
yego nazo tugomba kuzapudetinga, ariko tugomba gukora muri iyi minsi tukaba filime zimeze neza cyane. Asante sana, ndabakunda cyane. Tuzabe turi kumwe mu gitaramo cya Vestine and Dorcas, cyangwa se n'abarabasani bazaba bari kumwe, ndetse n'iriya ministries bazaba bari kumwe, kugira ngo twongere turamye, twibuke gusenga, kandi kugira ngo twongere guhindurwa bashya, cyangwa se kongere kumererwa neza cyane mu buzima bwacu. Ni ka Kigali rero, ngira ngo itariki nira nabiye kuri 24 Ukuboza.